niwe yumvaho kimwe muri ibi bimenyetso ngiye kukubwira, cyangwa se ushobora no kubyisangaho byose, n'ibimenyetso 10 umenye yuko uzaba umukire. Burya iyo umuntu azaba umukire ni hahandi wumva bavuga ngo ibijya gushya birashyuha. Hari ibimenyetso bigenda bikubwira. Bishobora kuba hari ibimenyetso bimwe na bimwe ugenda wibonaho ariko ukaba utabisobanukiwe, cyangwa se ukaba utazi impamvu ibyo bimenyetso bigenda bikubaho. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kugusobanurira ibimenyetso 10 uzibonaho niba uzaba umukire. Birashoboka ko ikimenyetso cya mbere, icya gatanu, icya kane cyangwa icya karindwi cyangwa se icya 10 aricyo ushobora kwisangaho, cyangwa se ibimenyetso byose uko ari 10 ukaba wabyisangaho. Niyo mpamvu nkusaba ngo ntihaze kugira ikimenyetso na kimwe kigucika kuva ku cya mbere kugera ku cya 10. Hari igihe kimwe muri ibyo ngibyo aricyo ushobora kuba wakisangaho. Burya kuba umuntu azaba umukire ntabwo bigendera kuri bank balance cyangwa se ku mafaranga ufite kuri banki, ahubwo bihera mu bitekerezo ndetse bikanahera muri ibi bimenyetso uko ugenda ubyibonaho niyo waba utabisobanukiwe. Bivuze ngo muri process yo kuva kuri 0 kugera igihe ubereye umukire cyangwa kugera igihe ubereye umuherwe, hari ibimenyetso bimwe na bimwe ugenda unyuramo, hari step zimwe na zimwe ugenda unyuramo. Bisobanuye ngo rero nuza kwibonaho kimwe muri ibi bimenyetso cyangwa bibiri cyangwa byose ukabyisangaho, umenye neza ko imbere yawe hari icyizere gikomeye cyuko imbere yawe ari heza kandi aho uri kwerekeza ko ari heza cyane. Niba uri mushyashya ariko bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nagusaba gukora subscribe kuko ni imwe mu nkunga ikomeye cyane. Nawe niba uri mushyashya, nawe niba usanzwe ubana natwe, nakubwira ngo ni inkunga ikomeye cyane waduhaye, turabigushimira. Uze gukora kuri like, kandi igitekerezo cyose wagira ushobora kugisiga muri comment ukatubwira ati mwahindura ibi, mwakongeramo ibi ngibi, kuko ni mwebwe mutuma dukora ibintu byiza kandi binoze. So ntuze gucikanwa n'akantu na gato, nge tugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Papa Legacy, ndaje dutangire. Ikimenyetso cya mbere, kubyiyumvamo cyangwa se kubyizera. Buriya kugira ngo uzabe umukire bizasaba kuba wowe ubyiyumvamo mu mutima wawe. Nukuri ntabwo ubukire buza ngo ubuke buze bukwitureho cyangwa se buze nk'impanuka. Wowe uzatangira ubyiyumvemo, utangire ubyizere, wumve ngo ngiye ndumva nshaka kuzagera kuri iyi level iyi niyi. Ndabaha urugero ku nkoko y'isake, buriya iyo ijya kubika ibyiyumvamo. Kwa kundi mubona ibanza gukubita amabura, bavuga ko ngo ibirimo kubyiyumvamo. Rero niba nawe mindset yawe, ibitekerezo byawe ujya wiyumvamo yuko ugomba kuzaba umukire, universe irumva. Kandi kugira ngo ugire ahantu uzagera, hano watekereje kugera, nuko bizaba bikuri mu mutima, ufite icyizere cyuko uri murerekeza hantu. Rero bivuze ngo ikintu cya mbere cyangwa se icyizere cya mbere, ikintu cya mbere cy'ikimenyetso uziyumvaho cyangwa se uzibonaho ni ukubyizera. Ikintu cya kabiri cyangwa se ikimenyetso cya kabiri, bike ufite ubiha agaciro gakomeye. Nuvuga ngo yaba amafaranga makeya utunze cyangwa udutungo dukeya ufite, imitungo mike ufite, ubiha agaciro gakomeye. Kubera yuko umuntu utabasha kumanaginga 5,000 cyangwa se 20,000 ntabwo wabona 1,000,000 cyangwa 1,50,000 ngo habe hari ikintu uzakumarira. Kubera yuko ikintu cy'agaciro uzabasha kugikontrola cyangwa se uzabasha kukimanaginga mu gihe bya bintu bikeya ufite cyangwa se bya bindi bike wabonye wabashije kuba wabibamo neza. Kubera ko hari umukire witwa Elon Musk, ni umukire wa mbere ku isi. Yavuze ijambo aravuga ngo niba utajya ubona miliyoni mu bitekerezo, muri imagination, ntabwo uzigera uyibona kuri bank balance yawe cyangwa se kuri account bank balance. Bivuze ngo bya bintu bikeya ufite biri mu bitekerezo byawe cyangwa se ibyo wabashije kuba wafata mu ntoki cyangwa se mu buryo bugaragara, ikimenyetso gikomeye cyane nuko uzajya ubiha agaciro gakomeye. Ikindi bajya bakunda kuvuga ngo
igihumbi ufite cyangwa se miliyoni y'umukire irutwa n'igihumbi cyawe ufite. Bivuze ngo ugomba guha agaciro gakomeye cyane igihumbi cyawe kurusha miliyoni z'abandi. Iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye cyane, kubera yuko iriya miliyoni iri kuri iriya banki nta kintu yakumarira ugiye kuburara, ariko icyo gihumbi cyawe birashoboka ko cyakugoboka cyane. Niyo mpamvu rero niba ubasha guha bike ufite agaciro gakomeye, iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uzaba umukire. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuba ufite vision, cyangwa se kuba ufite intego, ufite inzozi, ufite icyerekezo. Biragoye ko uzaba umukire udafite icyerekezo, biragoye ko uzaba umukire nta ntego ufite, nta nzozi ufite, nta hantu wifuza kugera. Ubukire burategurwa. Ubukire bimwe twahoze tuvuga ngo byiyumvamo, bitangira muri imagination, warangiza ugashushanya aho wifuza kugera, ugashushanya uwo ushaka kuzabaho. Niba ujya wicara ugashushanya uko ushaka kuzabaho, this is the first key, this is the first step. Iyi ni intambwe ikomeye cyane, intambwe ya mbere. Uru ni urufunguzo rwa mbere. Ikintu bikora ibi bintu, kuba ufite vision, bituma na bikeya ubonye, niba hari ibyo ukoze, niba hari udufaranga dukeya ukoze, kubera ko ufite icyerekezo, kubera ko ufite intego, twa dukeya ubonye dukora ibyerekera ku ntego zawe. Kandi nta shortcut ya success ibaho. No, ibintu byose ni process, ibintu byose ni step by step. Bya bindi umuswahili yavuze ngo pole pole njo mwendo, gake gake ni rwo rugendo. Rero ugomba kuba ufite vision kugira ngo ibintu bike uzajya ubona, umusaruro muke uzajya ubona, amafaranga make uzajya ubona, azajya akora bya bintu bikuganisha kuri cya cyerekezo washushanyije, cyangwa se bya bintu biri mu bitekerezo byawe. Ikimenyetso cya kane, wumva udahagijwe n'aho uri. Ni ukuvuga ngo kumva udahagijwe n'aho uri ntabwo ari ukutanyurwa, ahubwo ni ukumva hari level yo hejuru, cyangwa se ushaka kuzamuka ku rwego rusumbye urwuriho. Niba uyu munsi uri kuburara, ejo ukaba uri guharanira yuko ejo uzaba utari kuburara. Niba uyu munsi ufite ibihumbi 5, ukaba uri guharanira yuko ejo uzaba ufite ibihumbi 10. This is the key. Uru ni urufunguzo rukomeye cyane. Ahanga ni handi wumva hari ibintu ushaka guhindura, ukumva hari urwego urambiwe, ukumva urashaka kuba heza kuruta ahantu uri. Nta mukire cyangwa se nta bukire bubaho overnight. No success of overnight. Nta bukire bubaho mu ijoro rimwe. Niyo mpamvu hantu uri, iyo wumva hataguhagije, ukumva hatagushimishije, ushaka gutera imbere, iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Ariko niba wumva uburyo bumeze, ukumva ibyo ngibyo byonyine biraguhagije, biragoye cyane kuzaba umukire, kubera ko ubukire bugenda burutana, kandi kuva ku rwego uriho kugera kuri rwo hejuru nibwo bwa bukire tugenda tuvuga. Rero niba ujya wiyumvaho iki kintu, cyangwa se mu mutima wawe biba bikurimo, biragaragara cyane ko urimo gutera imbere, kuko ibintu byose bizahindurwa nawe. Kubera ko kureba kure ko ahantu ushaka guhindura, cyangwa se ko ahantu urambiwe, ibi ngibi bituma uhategura mbere yuko uhagera. Iki rero ni ikimenyetso cya kane. Ugomba kumva urambiwe ubuzima urimo, cyangwa se ikigero uriho, ukaba wumva wagera kuri level yo hejuru. Abantu biyumva iki kimenyetso ni abakandida beza bo kuba babakira. Ikintu cya gatanu, ni akazi kagutera isoni, cyangwa se ngo ako kazi kabe kagutera ipfunwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ubaho muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo buri kintu cyose abona cyamushyirira umugati ku meza, buri kintu abona cyamushyirira icyo kurya ku isahani, aragikora. Uyu ni umukandida mwiza wo gutera imbere, ni umukandida mwiza wo kuba umukire, kubera yuko nta opportunity nimwe asubiza inyuma. Ahantu hose hava umugati, kandi mu buryo bwiza bwemewe, aha hantu agerageza kuhakorera. Jya umenya ko akazi ukora ntabwo ariko kazakugira umukire, ahubwo ikiva muri ka kazi, cyangwa se umusaruro, result,
Chameleone cyangwa Jose Chameleone yaravuze ngo kazi ni kazi, akazi ni akazi, kandi utamu ya kazi ni pesa. Nuvuga ngo uburyohe bw'akazi ni amafaranga. Bisobanuye ngo ya mafaranga cyangwa wa musaruro uzava muri ka kazi, tutitaye ngo ni akahe kazi, aya ngaya niyo azaguhindura ubuzima, niyo azatuma uba icyo. Rero niba ujya wibonaho ikimenyetso cyo kudaterwa isoni n'akazi ukora, ahubwo ukaba ugakora wumva wishimye kubera umusaruro uri gukuramo cyangwa se ikivamo, uri umukandida wo gutera imbere. Ikintu cya gatandatu, ntabwo uva ku izima cyangwa se ntabwo ujya ucika intege. Abantu batera imbere ni abantu badacika intege. Icyo wiyemeje gukora ukagikora mpaka cya kintu gikunze. Buriya ibintu byose ubona ntabwo ibi bintu byakozwe umunsi umwe, byagiye bikorwa mu binyejana by'imyaka, byagiye bikorwa mu myaka, byagiye bikorwa mu mezi. Rero niba uri wa muntu udacika intege, ikintu wiyemeje gukora ukagikora, nta kabuza. Even na dodo ntabwo zijya zera mu munsi umwe, hari ibyumweru cyangwa hari iminsi zifata. Rero ntabwo ugomba gucika intege. Uyu munsi niyo waba uri kuri 0, keep pushing, komeza ugerageze, inyenyeri yawe nawe izaka, nta kabuza uzaba umukire. 7-1 cyangwa se ikintu cya karindwi ni ukugerageza new ideas, kugerageza ibitekerezo bishya. Abantu bose ubona bateye imbere cyangwa se bagiye bavumbura ibintu bitandukanye, bavumbuye amamodoka, bavumbuye amatelefone, abantu bavumbuye aya matara mubona ducana, ni ibitekerezo bishyashya byagiye biza mu bitekerezo byabo, bakavuga ati ibi bintu reka tubigerageze turebe ko bikunda. Babigerageza ukabona birakunze, kandi ntabwo byagiye biba mu ijoro rimwe, ntabwo ibi bintu byose byariho, ahubwo byagiye biboneka mu igerageza. Ko umuntu atekereje ikintu akakigerageza akagikora, yajya kubona akabona kirakunze kandi kikamuhindurira ubuzima. Rero biragusaba ko nawe uzajya ugerageza igitekerezo gishyashya wagize ukakigaho, ukavuga ati se nkoze ibi ngibi n'ibi byagenda bite. Ukagerageza kujya wihangira udushya, ibintu ubona abantu bataramenya kandi ubona bishobora kuba byakundwa, ibyo bintu ukaba wabikora. Ibi bintu ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uzatera imbere. Ikintu cya 8, uhorana inyota yo kwiga. Nta muntu wateye imbere mu buryo bumwe. Ibintu bishyashya ugenda umenya cyangwa ugenda wunguka, nibyo bintu bizagufasha gutera imbere. Niba ahantu hose havugwa iterambere cyangwa ahantu hose havugwa ibintu utazi kandi by'umumaro, utega amatwi. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Iyi ni essentiel, iyi ni elevator izakugeza kuri success yawe. Kubera yuko aba bantu bose ugenda umenya cyangwa ugenda wumva bagiye bakora ibintu, birashoboka ko hari ubumenyi buke bagiye bakura mu ishuri bakabushyira mu bikorwa, bwa bumenyi bukabateza imbere. Even nawe nureba wavutse utazi kuvuga, uvuga utazi kugenda, ariko wagiye ubyiga gake gake, uyu munsi uri umuntu ubasha kugenda. Rero shyira mu bikorwa ibintu wize bishyashya, bya bintu wagiriye inyota. Nabwo ntabwo ugomba kugira inyota gusa yo kwiga, ahubwo ugomba no gushyira mu bikorwa bya bintu wagiye wiga ahantu hatandukanye. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iyi ni elevator izakugeza ku bukire cyangwa se izakugeza ku ntsinzi. Ikintu cya 9 kibanziriza cya nyuma, wanga ubunebwe cyangwa se kwanga ubunebwe. Nta mukire w'umunebwe ubaho. Kugira ngo umuntu atere imbere bisaba icyuya, bisaba kwiyuha kuya, bisaba gukora. Hari umugani w'icyongereza numvishe uvuga ngo no pain no gain. Niba nta bubabare bwabayeho, niba nta gukora, niba nta kwiyuha kuya byabayeho, gutera imbere biragoye. Rero niba wikundira bed cyangwa se wikundira uburiri, biragoye kuzatera imbere. Byuka, wake up, fight for your dreams. Byuka ujye guharanira no kurwanira inzozi zawe. Ntukizerere mu mahirwe ngo wumve ko ibintu byose bizaza mu mahirwe cyangwa se bizabaho gutyo gusa. Ugomba kubyuka ukagenda ugahatana, ugakotana, ukavuga uti ubukire nshaka kugeraho nzabugeraho, kuko ntabwo bizizana.
nta esanseri igana ku bukire ibaho. Rero niba ujya wibonaho ikimenyetso cyo kwanga ubunebwe cyangwa se ukaba urwanya ubunebwe, udakunda kuryamira, yes, iyi ngiyi ni esanseri ikomeye cyane, cyangwa se iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko uzaba umukire. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma, ni ukuvuga ngo iki gihagarariye ibi bimenyetso byose twagiye tuvuga. Ikimenyetso cya 10, gukunda saving cyangwa se gusevinga twa duke wabonye ukamenya kudusevinga. Avoid spending, ukiyama cyangwa se ukamagana, ukirinda ibintu bituma spending amafaranga, ahubwo ukimakaza ibintu bigufasha kuba wagira make ugenda usevinga. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Niba iki kimenyetso ukibona ukavuga uti niba nabonye makeya mbasha kuba nayasevinga, uru ni urufunguzo rukomeye cyane. Tutitaye ku buryo ukora mu sevinga, kuko hari uburyo bwinshi cyane abantu bakoresha basevinga, ariko ubwo buryo tutabwitayeho wowe upfa kuba ubikora. Buriya njya nkunda gutanga urugero nkavuga ngo iyo haba isegonda rimwe ryita ku rugendo rizakora kugira ngo risoze umwaka, ntago ryakabaye ribara, ryakabaye ryiryamira. Ariko kubera guhozaho, nubwo isegonda rigaragara nk'aho ari igihe gitoya, ariko birangira umwaka ari busoje, rigasoza n'indi myaka n'ibinyejana bikaba. Ni ukuvuga ngo ibi bihe tubona byubakiye ku masegonda, ndetse hari n'ibice by'isegonda. Hari n'undi mugani abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo igitonyanga gitobora ibuye, atari uko gifite imbaraga, ahubwo kuko gihozaho. Nawe rero gusevinga mu buryo buhoraho, nta kabuza ifaranga rizagwira, nta kabuza ubukire buzaza. Niba ujya wibonaho iki kimenyetso, umenye ko uzatera imbere, kubera ko umwaka ugizwe n'amasegonda menshi cyane. Rero nawe zira saving niyo zaba nkeya ugenda ukora nyinshi, bizatuma utera imbere. Wowe bika duke duke, nta kabuza azagwira. Ubundi ikintu kibi ni ukutabikora. Niyo byagufata igihe ariko bizaba. Ubundi ikintu kibi cyane ni ukutabikora. Bonus ya mbere nakubwira, ikindi kimenyetso cya nyuma twasorezaho, ukora subscribe kuri channel ya Uncle Entertainment. Niba waramaze gukoraho subscribe, ni ikimenyetso gikomeye cyane kuzatera imbere, kubera ko ibi biganiro turi kuvugira ahangaha umuntu utarakoze subscribe ntago arimo kucyumva. Niyo mpamvu rero cyari ikimenyetso gikomeye cyane. Twabivuzeho kuri point ya 8, kwiga ibintu bishyashya. Ahangaha ibi bintu turi kuvugiraho ni ibintu bishobora kuba byakugira umumaro mu buzima bw'iterambere. Rero nasoreza ahangaha nkavuga ngo wakoze cyane weho wakurikiranye ikiganiro, ahubwo utubwire muri comment ni ikihe wisanzeho, cyangwa se wenda wisanzeho ibirenze kimwe, cyangwa se wisanzeho bibiri, cyangwa se byose wabyisanzeho, uze kudusangiza muri comment. Ese ni iki wigiye muri iyi video? Yes, uraza kuza kubitubwira muri comment. Ikindi watubwira niba hari ibyo wumvishe dushobora kuba twakongeramo, wenda wowe ushobora kuba wakoresha ukaba wabisangiza bagenzi bawe, cyangwa se ibintu usanzwe wiyumvaho. Yes, ibi nabyo byaba ari byiza cyane. Ntiwibagirwe kuza gukora subscribe. Anjye nk'ibisanzwe ndi Papa Legacy, tuzahure mu kiganiro gitaha kandi ndabakunda cyane.